uwo muganga biragenda bite kugira ngo imuveho? Muganga yari yambwiye ngo nimara gushira yantegetse ibintu ndi bukore ngimara kumpa amafaranga 110 arambwira ngo mfate ubutaka mbushire ahantu ya moto yanyuze iri kugenda ndabushiraho arambwira ngo uwe mu namara kugeraho nimukubite singira ikintu mukoraho ahubwo hitanyirute nihutira kumuhamagara. Ubwo rero kugira ngo mivaho ni muganga twagira ute twahamagara karebike yadwize ute yadufasha. Okay, muhamagare turaha tumenye ibyo ari byo kugira dusobanukire. Muhamagare mubwire ntayerekana. Muhamagare turebe tumenye ibyo ari byo umuntu amuvugije twumva. Abaturage bahuriye rwose. Ngo nari igikenya. Iki? Nese ubone iki bigusigiye? Hoya ikintu binsigiye nuko ngewe abajura tushaka kubaca muri iki gihugu kuko umuntu niba uguze moto yawe ugasanga umuntu arayifasha arayibya arayijyanye ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva? Ni ikibazo gikomeye rwose. Yego. Shamana yanjye. Ariko bya bisanzwe mu bamotari cyangwa nuko. Byari bisanzwe. Muvugisha umumpe vugisha uwo muganga umumpe. Vugisha uwo muganga. Vugisha uwo muganga. Niwe muri kuvugana? Yes, allo. Ni wa mumotare? Umwe wari wibye moto. Wa undi wakoresha amafaranga 110 mu gitondo. Umwe wari waje 110 nkamubwira ngo agende mu santere yaho bamwibiye moto umujura aba yayihagaruye. Yego ni ngewe uwo nguwo. Uwo mugabo namwohereje inzoka ebyiri. Yahageze mwamubonye? Yahageze rwose ndimo ndabona nirimbirira hari rwose umuntu inzoka ziri kumuniga zigiye kumwica n'imisara birahari. Nje nari nakubwiye ko ngomba kumwohereza hano. Yego muga. Hanyuma rero ugiye kohereza amafaranga yandi wari wasigayemo. Urahereza ku nimero yanjye. Na kangahe na 15. Ningi iyo nimero ugeneye niyo wampamagaraho n'abanyamakuru bari bahageze rwose abanyamakuru buzuye hanga bari baje n'abaturage bose bashungereye mumpereze yego ibi bintu bibire ahangaha inzoka yomiriye ku muntu na moto ndetse na moto ibi nibiki rero kuvanga umuntu yibye ngiye mfite umuntu dufitanye ikibazo ari uguhana ndahana ubereye nabi abantu bose ngiye kubafasha waba utabyara waba ubyara ukagira urampamagara yaba ari n'uwakwibya buri muri Amerika waba uri mu Rwanda aho waba uri hose bino ripise kuko ndeba hari n'umusaraba uruhande rwe nahantu ngiye inzoka zaturutse aho hantu bashyinguwe ngira uko nkorana n'amahembe n'urushiko cyangwa ni cyane bidayimoni muga iyo umpamagaye ukambwira ikibazo ngenda gufasha ikibazo cyari cyo cyose bituma mpamagara nkagufasha muga cyangwa ni bidayimoni byaturutse hariya mu ntuza hari umusaraba no kuvuga ngo twe dufite uko dukorana n'imandwa zacu uranyumva neza ahubwo mufate ibishara by'amakoma ibishara by'amakoma mujugunye ko umuntu izo nzoka ziramuvoye kugira uyikubita cyangwa ngo mumukubite kuva mubonye moto yanyu muri moto ahita yisunika ayimuvana impande ye guhita yigendaho ayisunika ayimuvana impande ndetse kuyigendaho wowe yisunika uyivane ku ruhande by'igenda wagize iminota 10 yego sawa muga noneho nimero ndagushyira hari amafaranga yari yasigaye nanga niyihe niriya nakubwiye 079 yego 079 waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda avura inyatsi ababuza abagabo ingo zidasobanutse ukunda nta gukunda muze abahuze business byaranze muze abigorore baguterereje ihembe vayo aritumure abafitiye imiti ivura indwara zikurikira
Umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, dutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793577995.